bavandimwe, nk'uko twabonye yuko Imana idutegeka kuyiramya no kuyisenga nk'uko yabitegetse mu ijambo ryayo. Iyo twitegereje mu isezerano rya kera tugenda tubonamo ingero z'uburyo Imana yategekaga ibintu uko bikora, abantu batabikora uko nguko Imana ikabahana. Twabonye urugero rwa Kayini na Abeli, yuko bose bagiye gusenga, bose bajyanye ibitambo, ariko Imana ikemera igitambo cya Abeli, icya Kayini ikacyanga. Impamvu yanze icya Kayini nuko yagitambye mu buryo Imana itageneye ko bayitambira. Imana ntiyagennye ko abantu bayitambira cyangwa se bayiramya mu mirimo yabo bishingikirije ubwabo, ahubwo yagennye ko tunyura mu mwana wayo Yesu Kristo. Tubona ko amaherezo ya Kayini Imana yamuvumye ikavuga yuko azaba igicamuke. Tubona Imana ibuzanya kuramiriza ahandi hantu, ariko Abisirayeli bakajya bashyira utununga, bakajya bajya kutununga no ku misozi kuramirizayo Imana, ariko ibyo bintu Imana ntibyemere. Tubona abami bo mu isezerano rya kera nka Jerobowamu bagiye bashyiraho ibitambo Imana itategetse, bagatambira muri Isiraheli imana z'amahanga, bakigana imana z'abanyamahanga, ariko tubona Imana yaragiye ibahana rwose by'intangarugero. Ikindi tubona Abisirayeli bajyanwa mu mahanga bahowe yuko babaga bariganye imana z'ayandi mahanga, tukabona baterwa bakanyagwa. Tugenda tubibona henshi mu isezerano rishya. N'abasomeye havuga ku bafarisayo ngo bakurikizaga amategeko y'abantu ntibakurikize ijambo ry'Imana. Abo nabo kuramya kwabo Imana yatise ko ngo bayisengera ubusa, bayisakuriza. Ikindi tubona Pawulo yandikira abera b'i Kolosayi ababwira rwose yuko ijambo rya Kristo rigomba kugwira muri bo, ari naho ngira ngo dusome uyu munsi igice cya 3 cy'urwandiko Pawulo yandikiye abera b'i Kolosayi, igice cya 3 umurongo waho wa 16. Urwandiko yandikiye ab'i Kolosayi igice cya 3 reka nsome ku murongo waho mpere kwa 16. Aravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yabo. Kuri kino cyanditswe Pawulo arahugura abera b'i Kolosayi ababwira ko ibintu byose bakora byagombye kuba ari ibintu bikora ikintu twita kugwiza ijambo rya Kristo muri bo. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rwose. Ibyo bakora byose araza kumanuka hasi agenda atanga ibyiciro, ariko ari kubabwira ko intego ari uko ijambo rya Kristo rigwira. Abizera ni abantu bumvise ijambo rya Kristo ku munsi wa mbere, ariko ibyo ntibiba bihagije, bakomeza bumva ijambo rya Kristo iminsi yose izakurikiraho y'ubuzima bwabo. Ntabwo bumva ijambo rya Kristo rimwe ngo bibe bihagije. Iyo bateranye, iyo bari hamwe, ikintu kiba cyabazanye ni ukumva ijambo rya Kristo nanone. Waje hano gukora iki? Hari abantu baza mu materaniro wenda baje gusuhuza inshuti zabo bari bakumbuye, hari abaza baje ko guceza, hari amatorero ateranira imicezo, turaza kuyirebaho mu mwanya icyo Bibiliya bivugaho. Hari abaza baje kugaragaza ko baguze imyenda mishyashya,
stile igezweho, abadamu igezweho, igitenge kigezweho ni iki. Abantu bazanwa n'intego nyinshi, ariko mu byanditswe byera Pawulo yandikira itorero ry'i Kolosayi arimo arabwira ko intego y'itorero, intego y'abera kuba hamwe ni ukugwiza ijambo rya Kristo, kugwiza ijambo rya Kristo, ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rikwiriye rwose. Kugwira ni ukwiyongera, ni ukwikuba. Uko wari urize umwaka ushize, uko dukomeza duterana, umuntu yakagombye gutaha yagurije ijambo rya Kristo. Ndakubaza, iyo waje mu materaniro, iyo utaje utahana iki? Hari ukuntu twajyaga tubaza abantu ngo ese wakwiye iki mu materaniro, ngo yewe ngo hari korali zaririmbye ngo korali A, ngo na korali B, ngo A ngo harimo umuhungu ufite ngo arutu, ngo ariko baririmbaga neza we, ngo bari bambaye neza. Ubu ukaba ari ibyo bintu utahana. Ntabwo waje mu materaniro y'abera, ntabwo waje guterana nk'uwera, uri indorerezi. Sinzi ko n'abo bantu batanga ibyo bintu, bahamagarira abantu kwakira ibyo bintu, ari ababwiriza b'ijambo ry'Imana. Ikintu gikomeye aha ngaha ni uko ijambo ry'Imana rigomba kugwira mu bantu, bikagwira. Intego yacu yo guterana ni ukugwiza ijambo rya Kristo. Ntabwo ari ibyo ngibyo byonyine. Ijambo rya Kristo rifite ubwenge bwose. Impamvu tuza buri gihe tugahora tuza Bible study, tukiga Bibiliya, tukaza mu masengesho, bene data bakaza kugucyaha, tugacyahana. Nta kindi ni ukugwiza ijambo rya Kristo, kandi si ukurigwiza gusa, ni ukurigwiza mu bwenge bwose, ubwenge bwose bw'imibereho y'itubaho. Ibyerekeye urushaka, ijambo rya Kristo rivuga iki? Ibyerekeranye amafaranga, ibyerekeranye imyambarire, buri ibintu byose birabivuga. N'imyambarire Bibiliya yivuga. Ibyerekeranye wese umuntu agomba kuvuga ate, ni gute mvugisha abantu. Ubu bwenge bwose buri mu ijambo ry'Imana. Rero impamvu duterana ni ukugira ngo nituza ugwize ubwenge bwose. Ni muri aya magambo y'itorero ryateranye, aha niho twumva ubujyanama bw'Imana. Ubundi ibintu byose bikorerwa aha ngaha byagombye kuba ari ibigwiza Kristo muri we, ari ibigwiza ubwenge bw'Imana muri wowe. Rero nidushyiraho ngo ubu tugenda no mu mwanya rero w'igisirimba. N'urugero, mwibaza abantu bicaye aho barimo baragwiza ijambo rya Kristo muri bo. Niba bigwiza ijambo rya Kristo, ubwo twemerewe kujya gute? Ubwo twabikora. Bari kurigwiza, yangiriye neza, icyo kikaza. So mwe mwicaye utazi kubyina, arimo waragica, ari gukora n'indorerezi, arimo yagira gute? He is watching. Ariko ngo rigomba kubugwiza rifite n'ubwenge bwose, abantu bakamenya ubwenge bwose bwo mu ijambo ry'Imana. Si cyo gusa, impamvu tugomba kuba turi kwigishanya. Iyo umuntu arimo arabyina, aba arimo arakwigisha iki we wicaye. Tukiza abagore babiri ngo batambire Imana nka Miriyamu, turaza kugisoma icyo cyanditswe mu kanya, bakaza hano bagatamba. Mwe mwicaye aho ngo barimo barabigisha iki? Ese biri guhindura iki ku bugomeramana bwawe? Kwigishanya ibintu biri mwaha twateranye byagombye kuba ari kwigishanya, umwe yigisha. Niyo mpamvu hazaho benshi, umwe akavaho undi akajyaho undi akaza, tukaza gusuhuzanya, tukaza kubwirana ibyo twize. Niyo ntego yo guterana, niyo ntego y'uko abizera bahura. Iyo bahuye n'ibyo baba bagiyemo, baba bagiye kwigishanya. Si ibyo gusa, no guhugurana ibintu. Nimba Samoni wayumvise, niba yaguje ijambo rya Kristo muri wowe, niba yaguhaye ubwenge bw'ikintu runaka kiri kugucanga, niba yakugiriye inama, niba yaguhuguye guhugurana. Ariko ngiye kubereka aho tugomba guhugura binyuze mu kirere. Se ni filimi twerekana, tubikuraho ibyo ngibyo. Mbere Bibiliya yavuze ngo ni muri Zaburi. Amen. Hano havuye hari amatorero yo kugira ngo yubahirize ibyanditswe byera neza, bambona ari intwari muri amatorero, bo basoma za Zaburi mu mwanya wo kuririmba. Ati n'ibyo byuma iyo bigiyeho hari ukuntu ijwi ryacyo rizamuka, bigatuma tutumva amagambo ya Kristo, bagasoma za Zaburi gusa. Muri Zaburi
si ibyo gusa, n'indirimbo. Izi ndirimbo ziba zivuga iki? Zagombye kuba zivuga bya bindi twasomye hano ruguru. Ibihe? Ziri kugwiza ijambo rya Kristo muri twe. Nimba indirimbo itagwiza ijambo rya Kristo muri twe, hakaba hari umukuru w'itorero wayikinyangaha cyangwa se wayizanyeho, wenda tumuhaguruke turirimbe, yitwashyize kuri projecteur ngo ibintu byose Imana ikuba kabiri cyangwa gatatu, twese tukagira gutya. Ntimuzamukundire ko arangiza azagenda abatera urutoki bavuga ati mbo ikibazo iyi ndirimbo iri kugwiza ijambo rya Kristo muri twebwe. Mujye mubipima mukoresheje ijambo ry'Imana. Indirimbo ni indirimbo zigwiza ijambo rya Kristo muri twe. Ntabwo ari indirimbo zo kwinezeza, ntabwo ari indirimbo zo kwishimisha, ntabwo ari indirimbo zo kudusetsa ngo entertainer ngo comedian in the church. Ntabwo ari indirimbo zo kudukinira udukino tuturuhura mu mutwe ngo kubera ko ibyanditswe byera byari byabaremereye ngo mubaye munyujijemo akantu ko kugira gute ko kubaruhura. Ahangaha waje kwiga ibyanditswe byera uraruhute ngo ntibiryoshye. Abantu bashaka ibiryoshye koko. Mu rugo rwawe washyizemo indirimbo z'ibiryoshye, mu nzira waje wumva izibiryoshye byo wumva, none ugeze naho wumva ijambo ry'Imana nawe urashaka ngo ibiryoshye. Ibiryoshye ko kuri wowe igipimo cy'ibiryoshye cyo mupimiraho ngo ni igipimo cy'ibintu biri buzamure, biri bungire igiti, ibigukira igitabo ukumva rwose ngo rwose ngerega tujye tunaruhuka. Turi Gikondo nkunda ko urwo rugero umuntu yarambwira ati ariko kuva mu gitondo naza mwavugaga iby'urupfu, iby'amaraso, iby'ibyanditswe, abantu nibaruha. Mujye mukiraho n'uturibo two guhimbaza Imana. Nitwarimo tuhimbaza Imana twumva ibyanditswe bye ngo uhujya ngo tujye duhimba ibyo byo kugorora umubiri, ubugororangingo. Abize siporo muri he mukore amagym, mujye muhamagara abantu baze muri siporo. Ariko nimba waje ahangaha, cyaza umutwe, cyaza umutima wawe, ihana ibyaha byawe, wumva ibyanditswe byera bivaho n'ibindi bivaho. Mu itorero rya mbere hari umugabo witwa Utuku. Pawulo yakoze ikibwirizwa cy'amasaha hafi 12. Icyo ntituragikora hano. Niyo dukoze icyabiri mwayura ngo yarengejeho iminota abiri, nako ntiturageza ubwo nimwe n'amasegonda yarengejeho iminota. Turarya ryari turanywa muraho ibyo ngibyo murimo. Ariko Utuku we nubwo yasinziriye witonde ngo bari bahereye mu gitondo ngo bageza nimugoroba. Nkibaza Pawulo yigishije topic zingahe kandi akivuga abantu ngo bakumva, kandi abantu ngo hari huzuye ku buryo imyanya yari yashize. Uwo Utuku ngo aricaye hehe mu idirishya, ariko numve ibyigisho by'intumwa, bari kumva ibyigisho. Ubwo nimba barasirimbaga yari gusirimbira mu idirishya, yari gusirimbira amata. Mumbwire ese ubwo bahaga Imana icya 10 cy'imbavu yari kuyitangaze biriya abantu bahimba ibyo by'imisetso. Baricaraga bakiga, baririmbirana, ariko bakarimba ayo magambo ya Kristo, bakarimba amagambo agwiza ibya Kristo, agwiza ubwenge bw'Imana muri bo. Ngo muririmbirana Imana ishingo n'indirimbo ngo n'ibihimbano by'umwuka. Bihimbano by'umwuka naho mu Rwanda iyo tuvuze ibihimbano by'umwuka barimo umuntu avuga ati icyo cyo gisobanura n'udukora tugufi. Ntabwo ari ibyo. Ninde wabya mumbwiraho mu bisoma ko ari ukuvuga ngo Mana warakoze, Mana warakoze, Mana warakoze, Mana warakoze, Mana, ugasubiramo inshuro 500. Wowe ubu wabyandika ati mureke dusome indirimbo twigisha, cyangwa ngo haleluya amen, haleluya amen gukuba inshuro 500, kugeza ubwo abagore bamwe batangira kurira, abandi bagahwera ngo umwuka yagize gute yamanutse. Reka tubisome ubwo wanditse ngo haleluya amen. Ibyo ntibihagije. Hari ikindi turi kwigaho, ubikubye 500 kugeza ubwo ushyiramo uturirimbo barimo bo kuri senti, bagatangira gushyiramo utuntu dukirigita abantu, nuko abantu bagahwera. Umuntu yaza ati wera itorero rifite umwuka wera pe, ko no gutuka umwuka wera. Ntabwo ibihimbano by'umwuka ni ibihimbano n'amagambo y'Imana mu buryo bugiye butandukanye, kuko amagambo Kristo avuga hamwe we yarabivuze ngo amagambo mbabwira niyo ki
niyo mwuka ngo kandi niyo ki niyo bugingo. Niwumva ibihimbano by'umwuka ukajya kubikora divorce n'ibyanditswe byera, urimo urakica ibihimbano by'umwuka. Ariko nayo mwitonda akantu kari mwahangaha gaheruka ngo ni hehe baririmba ibyo bintu byose, ngo babiririmbira hehe. Ni ukuvuga ngo biri mu mutima mbere y'uko unavuga ijwi. Nimbona harimo abantu bajya baririmba tugashyiramo ngo mwami ndagukunda ayo tumaze kuririmba manavuge hose mwami n'umuriro nimba ushaka nyiri bya birimburwe ko mu mutima bikaba nta birimo pe nta nubwo ushaka guhanagurwa gusa nyine kuko ufite ijwi ryiza arutotenari. abantu abidini rishyira imbere arutotenari bazi ugasanga nyine iyo njyana y'amajwi. None umuntu akarimba ngo mpanagurwe hose mwami arimo no kuri telefone n'umuriro niba ushaka brada ndaza kwari cyane ni mana. So urumva ibyo bintu wowe murabivuze uti aha ndabwira abantu baza mu materaniro n'amatelefone afunguye na WhatsApp ifunguye, nubwo hano baba bayishyizeho wenda ngo babashe kurikodinga abadahari bibagereye umumaro. Wowe washyize murebe umuntu ufite internet muri checkinga aho buri mwanya ucekinga muri telefone ute. Abandi barimo bararira ngo Imana ibahanagure, wowe uri ugucekinga muri telefone. Mu by'ukuri mu mutima wawe ibyo bintu uri kubivuga. Buri Imana ishyizeho imitima yacu ahangaha ikayigaragaza, projector mwese ikayigaragaza n'ubundi kwigisha. Ubu harimo aravuga ati bo noneho yambaye ishati ya blue, Imana yakibigaragaza. Aruvuga ati umushyitsi waza ari ubwa mbere ati uriya muntu mugufi n'uri kutwigisha. Nyine abantu baba bafite imitima idahari, ariko mureba ahantu baririmbira ni mu mitima, ntabwo ari mu rusaku, ntabwo ari ugushyiramo imirya ntabwo ari ugushyiramo ibipapuro bikubita bumbumbu. Kubera yuko injyana nkongomani, Rwanda, Burundi, Kongo, izo nizo njyana dukuramo ni dumba. Ku buryo abantu niyo bageze imbere y'Imana bakomeza muri dumba. Ariko biragaragaza ngo ahantu abantu barimbira Imana mbere na mbere ni mu mitima yabo. Umutima wawe uba uhari, aho kugira ngo unasohora amagambo umutima wawe udahari wakwicecekera, kuko nabyo nta mumaro. Tugomba kuvuga ibintu bivuye mu mutima. Ugomba gukurikira rero. Nimba ari igihe cy'amasengesho na gusenga koko buri gusenga, ariko tugize igihe cyo gusenga umugore ati yo nibagiye ko nacometse firigo mano byumve, ukaba uri muri firigo, uri mu mafi, uri mu ndagara za Nyabugogo. Ibyo bintu ari byo bintu urimo, abandi bari gusenga. Icyo gihe umenye ngo ntabwo uri gusenga. Noneho rero amadini yo kugira ngo abakemure abazane, ashaka uburyo apaying attention kuri mwebwe, kuri mwebwe. Abantu bakaba badahari. Rero tugiye kureba ese kubyina imbyino ni ibintu bikwiriye mu materaniro. Icyo nicyo tugiye kureba. Ndagira ngo mbasomere ibyanditswe bimwe bibanza kubahereza nyirantarengwa yuko tudakora ibintu bihimbano, tudakora ibintu mpimbano. Nimba naduye ibisetso ngo nazanye gusetsa, umwami yagombye kuba yarategetse ko tuzajya dushyiraho n'ibintu by'ibisetso abantu b'Imana batera. Reka maze some ibyanditswe ntari buvugeho kugira ngo tuze kujya kubyina. Mu gutegeka kwa kabiri nari naragisomye ariko ndashaka kugisubiramo abatari bahari. Igice cya 4 umurongo wa 2. Gutegeka kwa kabiri igice cya 4 umurongo wa 2 haravuga ngo nimukongere ku mategeko mbategeka, nimukayagabanye, mubone kwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mbategeka. Hano hari nyirantarengwa, nta kimenyetso cya kongera na kuramo ku by'amategeko y'Imana. Nuzajya wegera ibintu by'Imana jya uturembore kuvuga ngo nta komantere mfite, nta gitekerezo mbifiteho, ahubwo iby'Imana yavuze nibyo. Nibigera no mu materaniro mujye muvuga abandi ibintu biri gukorerwa mwana n'iby'Imana yategetse, nta kongera nta no kugabanuraho. 12:32 gutegeka kwa kabiri ndacyabanyira narengwa kugira ngo tuze kujya muri icyo cyigisho. 12:32 aravuga ngo 12:32 haravuga ngo gutegeka kwa kabiri 12:32 ubwo
ubwo ni umurongo wa mbere mu yindi Bibiliya. Aha ni umurongo wa 32, ahandi ni mu yindi Bibiliya ubwo ni umurongo wa mbere. Reka nsome: icyo mbategeka cyose mujye mukitondera, mucyumvire, ntimukongereho, ntimukagere gute, ntimukagabanyeho. Icyo Imana itegeka cyose, Imana yabwiraga Abisirayeli, ikintu mwe mwakagombye gukora ni ukucyitondera. Ibyo kwisumbukuruza mwongeraho cyangwa mukuraho ntimukagera aho ngaho. Mariko 7:6 kugeza ku 8. Tugende mu gitabo cya Mariko, turi kwiga. Niyo mpamvu umuntu uba utazanye Bibiliya, ubundi iyo tuvuze ngo dusome wowe uri gusoma hehe, byo nabyo kuza Imana itubwira kuza kumva amategeko yayo kandi mu gitabo cyayo. Abantu baza amateraniro namwe mudafite Bibiliya gusa muri abantu b'abasongarere, baba ministre. There is no such a thing as a ministry. Nk'umuntu ugikomerezwa mu materaniro y'abera, tuza twese tuje kureba mu byanditswe byera. Wowe ntugira Bibiliya, ntufite naho wandika, nta kintu ufite, niyo nta kintu na kimwe gusomeza uryo, kandi ufite 10,000 urabifite. Nusohoka ujye aho bagurisha Bibiliya. Mariko 7:6 kugeza ku 8. Arabasubiza ati: Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyarya, nk'uko byanditswe ngo, ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo indi kure. Umva 7 ngo bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Aba yarabagayaga. Yesu yasubiragamo ibyo Yesaya yabwiye Abisirayeli, ariko abisubiramo arimo arahinyura inyigisho z'abafarisayo, abagereranya n'aba, ababwira ngo ubwoko bunshimisha iminwa. Sanga ibintu by'Imana umuntu arabizi ku munwa, ariko imitima yabo indi kure. Mwibuke Pawulo abwira abera b'i Kolosayi ko ibyo bintu byose tubirimbanira hehe? Mu mitima yacu. Abizera ni ibintu byo mu mutima. N'umuririmbyi yaririmbye indirimbo yo gukizwa avuga ngo genda umukristo wa hehe? Mu mutima. Ngo ariko imitima yabo indi kure. Gusa twanasakuza nka reformation ko Yesu yaducunguye, ariko ari amagambo twivugira. Hari ukuntu umuntu ajya kwikina wabona bikomeye pe, wagera hano bikoma batene ukuri pe muvande nivugiraga. Uku niko bigendekera ku bakirisitu. Hari aho bigera tukavuga tuti burya Yesu rero n'ikijyana najyaga muri reformation, nakijyagiye mvuga ngo nizeye, narikiniraga rwose pe n'imbamba. Bakabaza wa mugore ati se nawe wagendanaga naba, nawe urimo atishwe Petero simba kashwe. Kuko igihe cy'ibibazo byiza gute kigeze ni mu mutima. Rero aha niho bihera. Aba bari abanyamunwa, noneho bakanigisha. Uzi kugira ngo abantu bageze n'igihe cyo kwigisha, ariko ngo ibyo bigishaga ntabwo bigishaga bitondera iby'Imana yategetse nk'uko biri igice n'umurongo. Bari muri abasi by'Imana ateze twibwirwa ni muri Bibiliya. Aha twizera Bibiliya ko ari ijambo ry'Imana ridafite ukwibeshya, ridafite amakosa, ridafite akantu na kamwe ryibeshya. Ibitabo 66, 39 isezerano rya kera, 27 isezerano rishya. Iyo tuje kuramya Imana ni ibyo bitabo tuba twirukankamo, tubumbura, tujyamo. Aba rero ngo bigishaga inyigisho z'abantu, ni ibindi bihimbano byose byaremwe n'abantu. Rero ndagira ngo nitwiga iki cyigisho tugiye kuverifiya, tugiye kureba ese kubyina abana b'Imana bateranye ni icyigisho Imana itegeka abera gukora, ni ibintu Imana ivuga mu ijambo ryayo. Mu rwandiko rw'Abatesa, Pawulo yandikiye Abitesalonike igice cya 5 umurongo wa 22 bari kugeza kwa 22, hariho itegeko cyangwa se timasi cyangwa se igipimisho Pawulo ahereza abizera, ababwira kugenzura ibintu byose, kujya babigenzura ngo bakagumana icyiza bagahunga ikibi. Kujya bagenzura
ndabasaba mu itorero mujye mugenzura, umwigisha naza ugenzura, indirimbo niza mugenzure, mube maso. Umuntu nakora ibintu ugenzure, mwandikira abakuru bituma mabwire muti aha ndatekereza muri kugenzura byanditse kugenzura. Rero ndagira ngo tugenzure turebe se koko mu byanditswe byera ibi bintu Imana irabituka, kuko nimba Imana ivuga ngo tuyisirimbe tuyivugirize ingoma n'amapendo n'amabubura ahangaha hano muri reformation tukaba twicara twumva ibyanditswe byera gusa tutabikora, ibyo bintu byaba ari ikibazo. Mureke rero tubigenzure turebe mu byanditswe byera. Ndagira ngo twihute, ngiye kubanza bereke ingero z'ahantu mu isezerano rya kera babyina, aho bagiye babyina. Twihute mu Kuva igice cya 15 umurongo wa 20. Kuva 15:20. Reka usome Kuva igice cya 15 umurongo wa 20. Kandi Miriyamu umuhanuzikazi mushiki wa Aroni ajyana ishako, abagore bose barasohoka bamukurikira bafite amashako babyina. Miriyamu akabikiriza ati muririmbire Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, ifarashi n'uwo ihetse yabiroshye mu nyanja. Amen. Aha turabona Miriyamu ari kuririmba. Ndagira ngo manze murebe aba bantu baririmbaga ni bande, muze kugenzura se harimo abagabo n'abagore. Iyi yari imbyino y'abagore bahimbaza Uwiteka. Ikindi bayiririmbye ryari? Bayiririmbye ubwo bishimiraga yuko Imana, baririmba indirimbo ya Mose yabambukije inyanja itukura n'amaboko yayo akomeye ibajyana mu gihugu cy'amasezerano. Iyi ntabwo ari indirimbo baririmbye bateranye bagiye kumva amategeko, kuko turi bubone baga bateranye ngo amategeko yarasomwaga, kwari ukwishimira victory. Abagore, ikindi mu muco w'umurongo ko ni abagore bagize gute, babyinnye iyi mbyino. Rwandikwa rwa kabiri rwa Samweli igice cya 6 umurongo wa 14. Tugiye kugenda turi mu byanditswe byera, mube murimo muragenzuramo namwe mureba mubikurikiranye. 6:14 rwa kabiri rwa Samweli 6:14 aravuga ngo maze Dawidi yiyerekera imbere y'Uwiteka aca ikibungo, kandi yari yambaye efodi y'igitare. Dawidi n'umuryango wa Isirayeli wose bazamura isanduku y'Uwiteka biyamiriza bavuza amakondera. Bakinjiza isanduku y'Uwiteka mu rurembo rwa Dawidi, Mikali mwene Sawuli arungukira mu idirishya abona umwami Dawidi ataraka ahamiriza imbere y'Uwiteka, amugayira mu mutima. Ndashaka gusoma umurongo wa 23 kuko dufite umwanya muto, inkuru muzayisome yose ukuntu byaje kurangira kuri Mikali. 23 nuko Mikali mwene Sawuli abingumba arinda apfa. Aha turabona isanduku y'isezerano igihe yari yarajyanywe kwa Obed-Edom, ariko impamvu yari yarajyanyweho kwari uko abantu bayitinyaga bavuga ati wahegera yapfa. Obed-Edom nyine ari umuntu w'umukene, ubundi nko kumukene umuntu amuhirikiraho ikintu, bayimuhirikira bati turebe. Ariko ngo igezeyo ngo Obed-Edom inka zitangira kororoka, imitungo ibintu bitangira kugendekera neza. Dawidi aza kumva ibyo bintu aravuga ati reka noneho nyizane nyigarure mu murwa. Ajya kuyizana. Rero barimo barayizana, Dawidi ngo bageze, murebe aho yabyiniye. Turashaka kureba ahantu yabyiniye ku murongo wa 16. Ngo isanduku y'Uwiteka, ngo bakinjiza isanduku y'Uwiteka mu rurembo rwa Dawidi. Nyuma yaho tubona bayijyana hehe? Bayijyana muri tempo cyangwa se mu rusengero indani. Aha yabyiniye ku rurembo rwe yishima. Umugore bamusuzugurira mu mutima, ngo ni mu mutima ntabwo yamubwiye nabi. Hari ukuntu nategereje mu mutima, ni mu mutima pe, ni mu bisome murabibona, yamubwiye nabi, ariko ngo ahinduka ingumba kurinda apfa.
agendagera ngo turebe aho Dawidi yabyiniye. Aha ni mu rurembo, kandi rwose ntabwo tubona Dawidi, abatambyi n'abarewi bari bashinzwe ibyo amateraniro y'abana ba Isirayeli, ntabwo tubona bashyiramo igihe cyo guhimbaza Imana ku bw'isanduku. Ibyo ntabwo tubibona. Ni umwami Dawidi. Ni nk'uko tuvuga ngo intsinzi, bana b'u Rwanda intsinzi, ni ukwishimira icyo kintu nyine. Ariko ntabwo tubona ko ari ibintu byari bitegetswe abana b'Imana. Tubona ahantu henshi mu Bacamanza igice cya 11 umurongo wa 34, sindi wasome ndahababwira, tubona umukobwa wa Yefuta abona se atungutse ubwo se yajyaga ku rugamba kurwana, yarahigiye Uwiteka yuko ikizasohoka mu nzu ye bwa mbere ngo azagiha Imana. Agisohoka agihinguka ngo agakobwa ke, ngo kandi nako konyine yari afite. Bazora by'agakobwa kamwe agasohoka, wari warabihize utazi ko ariko kazasohoka. Ngo agiye kubona abana agasohoka, ngo akagera gute, ngo kabyina, ngo kavuza na kwita nk'amapendo cyangwa se byo biyavuze ngo timbrels and with dances. Kaza kabyina, naho tubona kabyina kishimira kugaruka kwasi. Hari umuntu nyine impamvu nagikoresheje nuko hari umuntu wanyari cyangwa ngo ubusura nabwo umukobwa ngatarabyina ngo ko twe tutabyina. Iyo context ntabwo bihuye. Ni nkuko nanjye iyo ntaje katabe kaza kabyina, buriya ubwana bukunda kubyina. It's natural for a baby to dance for his father. Tubona ahantu henshi ho muri Bibiliya, tugenda tubona ahandi hantu babyina n'abasirikare babaga babyina bishimira intsinzi iyo babaga batsinze urugamba. Tubona abantu bagenda babyina bishimira intsinzi, bishimira ibintu runaka mu buryo buri natural. Mu Mubwiriza igice cya 3 umurongo wa 4 ho harabivuga, Mubwiriza arabivuga, ariko Musefe ibindi bivuga avuga ko hari ibihe bitandukanye. Reka tubasome kuko nacyo abantu bajya bagitanga ngo ntubona se ko dukwiriye kubyina mu materaniro. Mubwiriza 3:4, mureke tujyeyo. Mubwiriza igice cya 3 umurongo wa 4. Reka some. Haravuga ngo uhereye ku murongo wa mbere agenda avuga ko ikintu cyose kigenewe igihe cyacyo. Agenda avuga ibintu, reka mbere ku murongo wa mbere. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Hariho igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikura. Hari igihe cyo kwica, mwabyumvise, n'igihe cyo gukiza. Hari igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka. Hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Hari igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Mubwiriza yagendaga avuga ibyo bintu. Uvuze rero ngo kubera ko Mubwiriza yavuze ko hari igihe cyo kubyina, ariko yavuze n'ibindi bihe ko tutabishyira nabyo muri liturujia y'iki y'amateraniro. Ngo tuvuge ngo tugeze mu gihe cyo kurira. Iteraniro rigeze mu gihe cyo kurira. Turire. Iyi context nayo ntabwo bihuye. Ibi ni ibintu biri natural yavugaga mu buzima bw'umuntu ko umuntu agera ibi abamuye muri mutu byo mwita mutu zigiye zigize gute zitandukanye. Ari igihe umuntu rwose ameze nk'aho ari kubyina. Iyo bagwaye nk'akazi, wakoze interview wayitsinze, iyo mwatsinze no gutwara perimi yo gutwara imodoka, mwene data watsinze perimi yo gutwara imodoka, ariko ni nkaho yahamagaye abantu bose ati rwose pe, ni nkaho yararimo abyina. Ibi nibyo Umubwiriza yavuga ko umuntu aba, ariko harimo n'ibindi umuntu aba yakubitwa avuga ati bo byanze, na depoje byanze, ahandi ntibamamagaye, inzu bari kunyishyuza, mu rugo umuceri washize, amavuta ntayahari, mu nzu nta muriro uhari. Uwo muntu ugira ngo arimo arabyina. Ibyo ni ibihe tugenda tubamo bimeze gutya nk'uko garafi bimeze. Ibyo ni ibi, ariko ntabwo iki cyanditswe kivuga ngo ubwo rero ubwo tugeze mu gihe cyo kugira gute cyo kubyina. Umuntu wakinyandikiye ambwira ngo icyo gihe ngo nicyo cyanditswe afite, urebe ko uri gukwirikanya ibyanditswe neza. Hari imbyino rwose zo zakabyaga zikagenda zikanaba mbi. Mu Isezerano Rishya tubonamo urugero rw'imbyino. Hakozwe ibirori ngo byo kwizihiza isabukuru y'umwana, abantu bakora birthday party. Muri birthday party ahantu intumwa Yohani yasigiye agatwi mu kirori, ni mu kirori. Reka tubasome muri Matayo
igice cya 14 umurongo wa 6. Matayo 14:6 mureba aho babyinaga kwa Herode. Abafite birasi Kinyarwanda tugende 14:6. Umunsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode usohoye, umukobwa wa Herodiya agira gute? Abyinira imbere y'abararitswe ashimisha Herode. Nicyo cyatumye asezerana arahira ko amuha icyo amusaba cyose. Hepfo gatoya umurongo wa 8. Nawe amaze koshywa na nyina aramubwira ati, igihanga cya Yohana umubatiza kumbe. Ibikurikiraho nyuma yaho yaje kugihabwa nyine koko. Turabona urugero rwo mu Isezerano Rishya aho abantu babyina ni muri birthday party. Abantu bajya bakora birthday party. Ndagira ngo mwitonde umuntu yabyiniraga ngo yabyinaga ashaka iki? Bibiliya ngo kwari ugushimisha Herode. Kwari ugushimisha Herode. Komantere nasomye kuri iki cyanditswe iri kuvuga ngo kubera yuko iki gihe abari bategetse bari Abaroma, ngo mu muco wa Kiroma mwene izi mbyino zashimishaga abakomeye, abami mu birori gutya ngo bagara abakobwa babyinaga ngo bambaye utuntu ngo tumeze nko kwambara ubusa, ngo ku buryo banezeza abagabo. We yatanze avuga ngo Herode ashobora kuba nyine urumva abagabo bateranye aho ngaho abakobwa kambaye ubusa kabyina ikibigaragaza ni uko umuntu ageze akahita uwo mwanya atanabitekerejeho agahita asezeranya kumuha icyo amusaba cyose. Ubusa amubwiye ati ndashaka yuko ugenda bakakwica, kuko yasezeranya kumuha ikintu cyose. Urumva ntabwo yari yabitekerejeho, kari kamuyayira ubwenge, kamuyayira ubwonko. Nyine nkurikije no komantere nuvuga ngo abakobwa mubona babyina sensualities bambaye ubusa, njya mbibona no mu madini iki gihe yateye. Reka mbivugeho, ugasanga umugore ngo ni gifaru cya Yesu, ugasanga ukuntu arimo arabyina amabere aho amaguti ya hejuru, ubwo ngo arimo arahimbaza Imana. Aho yicaye abagabo, mu bagabo barimo wenda ariko n'abatagira umutima. Wowe wa mukobwa we uri kubyina muri kino gihe ibyo biretutse, aho nyine umuntu wanejeje abantu muri muzare bababyina bose mukabyinira nta bambaye. Umuntu wajya mu kabyiniro yambaye yikwije, yambaye ingutiya, yateze wenda n'ibitambaro, arimo arabyina wambaye nawe ababizi ko hatagera. Aha niho babyiniye. Imbyino z'iki gihe ziraduka ku buryo no mu bantu bateranye mwene ibi bibamo. Mu Rwanda murabibona, mu Rwanda ibi birahari. Wenda wasanga reformation muzageze igihe duhenebera, muhenebera. Imana izafashe sinzabe nyihari. Ku buryo ibintu byadura bya Herode. Aya matara ameze nk'ibirori byo kwa Herode, muri birthday yo kwa Herode, dunda yo kwa Herode. Aha ngaha niho umuhanuzi w'Imana yatereye ubuzima. Iyi ni evil dancing turi kubona mu Isezerano Rishya, icyo twita sensualities, enticing kind of dancing. Ibintu bikura amaso y'abantu, ibintu abantu ukabona bamwenyuye atari uko bishimiye mu mwuka wera, ari uko banejejwe n'izo bintu. Hari n'izindi mbyino rwose z'umubabaro. Hari n'imbyino abiseri bigeze kubyina bitirwa ko ari abantu b'Imana, bo barimo banasenga bayitira ko bari gusenga. Mu Kuva 32:19 mureke tugeye. Umuntu w'Imana yagiye guhabwa amategeko n'Uwiteka, asanga abandi bakize iteraniro ryo kubyina. Kuva 32 mureke tuhagende. Mu Kuva 32 umurongo waho wa 19. 32:19, ariko ngiye guhera ku murongo wa 15. Mose arahindukira amanuka umusozi afashe mu kuboko bya bisate byombi biriho ibihamya byanditsweho impande zombi inyuma n'imbere. Ibyo bisate byari biremwe n'Imana no kwandika ku buryo bwo gukeba kubiriho ari ukwande ari ukw'Imana. Yosuwa yumvise amajwi y'abantu basakuza. Mwumva ko kantu mugapfa ngo bagira gute basakuza. Abwira Mose ati,
urwo rusaku n'urw'intambara iri mu nganda, kuko ntiyaramenyereye ko rwose iyo ni intambara, abantu bari mu ntambara. Urusaku n'urw'intambara. Mose uko yamushubije, aramusubiza ati iryo jwi si urusaku rw'abasakurishwa no kunesha, kandi si ijwi ry'abatakishwa no kuneshwa, ahubwo ndumva amajwi y'abagira gute, y'ababyina. Ageze hafi y'ingando z'amahema abona cya kimasa n'ababyina. Uburakari bwa Mose buragurumana, ajugunya ibyo bisate ngo bive mu maboko, abimenera munsi y'uwo musozi. Yenda icyo kimasa baremye aragitwika, aragisya, agihindura ifu, ayiminjira ku mazi, agira gute, ayanywesha Abisiraheli. Munywe. Mose abaza Aroni ati, uyu Aroni yari umutambyi, aba bantu bakugiriye iki cyatumye ubazanira icyaha gikomeye? Mvuko y'Isobanuro 22. Aroni aramusubiza ati, nari kubigenza neza databuja. Databuja, uburakari bwawe ntibugurumane. Usaba abantu yuko berekeje imitima hehe? Ku bibi. Ubwo imbyino mwumva aho ziba ziri, berekeje imitima ku bibi. Barambwiye bati, nyumvira nawe uyu mukuru umutambyi nyine uyoboye iteraniro, nibo bamubwiye, barambwiye bati turemera Imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi none batanye mwita wa wundi, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo abaye. Nanjye ndababwira nyine Aroni nawe nta yindi objection, nta kwanga, nta kwemera, kuko babimbwiye. Nanjye ndababwira ufite izahabu wese ayikature. Nuko barazimpa, nzijugunya mu muriro, havamo iki kimasa. 25. Mose abona ko abantu babaye ibyigenge, kuko Aroni yabakundiye ko bigenga bagahinduka ibitwenge ku banzi babo. Mureba ahangaha icyambere ngo amajwi y'ababyina. Ubundi ibi bintu ntabwo byari bimenyereye kuri Mose, ntibyemenyereye no kuri Aroni, ko ibi bintu ese urusaku n'urwenya. Batsinze intambara. Ubundi abantu bajyaga basakuza batsinze intambara, urugamba bagize gute, barutsinze, cyangwa bagasakuza barira kuko umudugudu baye umusaka, abandi ikindi gihugu cyabateye baneshejwe. Ariko Mose atangazwa nuko yumva abantu bagira gute, babyina. Murebe kubyina kwabo kwari kwaturutse kuri Aroni umutambyi. Aroni niyo mpamvu mu matorero y'Abatista avuguruye abantu bagaruka ku byanditswe byera. Twizera ko kuramya Imana, kuyobora uko Imana iramya, bigomba gukorwa rwose n'aba bantu babasha kurobanura icyatsi n'ururo, babasha kureba mu byanditswe byera, bakamenya icyo Imana ivuga n'icyo Imana itavuga. Ntabwo ari suggestion, ntabwo ari igitekerezo cy'iteraniro. Iteraniro ryo kwa Aroni byarabimusabye, turemera Imana. Ubu hari ukuntu umuntu yakwandika agapapuro uti bakuru b'itora mujye mudushyiraho akanya ko kunanura imitsi. Abandi handi nateraniye ku cyumweru baratubwiye ngo tube duhimbaza Imana tunanura imitsi. Ntimunayishyiraho. Ubu umuntu yakwicara kuba mu gitondo kuva Abalewi, kubara Abagalatiya, Itangiriro, kubara Abalewi, ibyo gusa, ibyo ni ibyo. Naho ubundi bitari ibyo ahangaha waje ntabwo aba ari ahawe. Aba bahaye Aroni igitekerezo bati rwose natwe rwose pe, urumva wa muntu ntabwo turi kumubona, gira ikintu gifatika. Ubu hari ukuntu abantu bashaka ko ngo harabona kera twabaga bajya bavuga ngo umwuka yamanutse, nkareba ahantu yamanukiye nkavuga nti yamanukiye mu nguni he, ngo arimo arahatembera, ngo bafite amaso y'umwuka ngo nabo nyine bari kubibona. Abadafite umwuka ugasanga se kuko abandi bari kubibona ngiye ntabibona, ukareba ukese ari nyuze mu idirishya ngo ndi kumufiringa ngo please, ngo feel, ngo I feel the presence of God. Ugasanga abantu bari kumufiringa wowe utamufiringa. Abantu bari kubona ibintu utagira gute, utabona. Mwese mwaje kuramya. Abantu bango babonye abamarayika, ngo hano ngo abamarayika 3 ngo mbonye umuntu akitwara mu ngo hano abamarayika 3 mbonye. Ukabaza atari gasura babonye atishwe. Reveri urababonye shwe.
none se abo bandi bari kubabona bata. Ibi ni byo suggestion, nibyo basuggestinze kwa Aroni, bavuga ati turemere ikintu gifatika ikimasa. Ati ngira ngo niba bana umve uyu mutambyi Aroni, hari abakuru b'itorero rero rwose pe boroshye, abantu bambwiye ngo tubigenzuze nuko nyine. Yewe byanzwe bavanga abakuru b'itorero ngo babe maso, ngo barinde umukumbi, ngo nk'abazagira gute, nk'abazabibaza. Ngo dukire abakorari A B C y'ababyeyi, y'abana, y'abagabo, y'abakecuru. Abantu nuko baboreye mu madini, uwamaze icyamukiza ugasanga ntakiza ariko azi gukora jesi yo kugenda gute. Ugasanga buri gihe nibibarimo ngo korari A irarangiye, B mirimo ya bera haize uruwera. Iwera ni iki? Ibyo bintu ngo baduha igitekerezo ngo dushyire amakorari, kudushyiramo ibitekerezo byose muzajya muzana abakuru bitaro mujye nibabizana abantu byo bishyira mu bipime ku bipimo by'ibyanditswe byera. Aroni ariko we hangaha yaracecetse nyine kuko na Mose amwadirese ngarambye ati abantu bagutwaye iki kugira ngo bayobye gute. Murebe Imana yagaruka abwira Aroni karagize gute wabayobeje. Ariko muri imbyino ibyo bari ngo bari mu mbyino, bari mu mbyino ngo babyina. Ikindi mwongere murebe kukubyina kwatumye amategeko Mose agira uburakari akubita amategeko y'Imana hasi yari muhaye. Ubu ntabwo ari bwo buryo Imana yexpectingaga ko baramya. In fact biravuga ngo Imana ni iki? Muri twaragisomye dutangira muri Yohani 4:3 ngo Imana ni umwuka, ngo ndetse ngo n'abayiramye abayisenga amwe bavuga worship and pray bagomba ngo kwiramiriza mu kuri na hehe no mu mwuka. Ntabwo ari ibintu bifatika biza kuboostinga your emotions here. Ntabwo ari ibintu ngo rwose ngo hagiye umuntu usezeranya ko tubonye amasezerano. Ntayo amasezerano nayahe, nuko Kristo yapfuye akazuka kugira ngo uwizera we atarimbuka. Utizera umujinya w'Imana umuriho. Ngayo mwakira amasezerano mwamuyakira. Ibyo byonyine. Iri tano niko ryasutse Aroni abaremera iki bingi. Ariko umuntu w'Imana Mose araza ngo abanywesha. Wasaraga abanywesha. Iyi ni evil dancing. Hari imbyino navuga zemewe, ni imbyino z'utwana ukabona wenda buntu na bina wenda bakaba bari gukina ubute hanze bakoma twatonde. Ibyo ni bya, ariko ibyo ntabwo bitegetswe mu materaniro. Muri Matayo igice cya 11 murongo wa 16 kwa 17 Yesu yabivuzeho avuga abantu ngo barira. Matayo 11 16 kugeza kuri 17. Ariko ab'iki gihe ndabageranya n'iki? Bameze nk'abana bato bicaye mu maguriro bahamagara bagenzi babo bati twabavugirije imyirongi ntimwabyina, twaboroze ntimwarira. Ab'iki gihe ngo nuko yabagereranya. Yesu arimo aratanga ikigereranyo cy'abana babyina cyangwa se bakina bo barimo barikinira, ariko akabigeranya n'abantu b'iki gihe. Izi uko twabavugije imyirongi ntimwarira nyine ni ibintu by'aba abantu b'iki gihe. Yesu ashaka kugeranya abantu b'iki gihe ko ari abantu batita ku bintu, bamera nk'abana bavuga uko nguko. Abana bashobora in their innocence to dance for their fathers, but ntabwo tubona ibi bintu bitegetswe mu matorero y'abizera. Rero kubyina rwose mu buryo bw'isi, tubona mu buryo bw'isi abagabo n'abagore babyina icyo twita mixed dance, ariko bifatanye n'ubusambanyi n'ubuhehezi, abantu bagenda bagwanamo. Murabizi mwe harimo n'abayibayemo
habakibamo ngo ese kujya kubyina ngo bitwaye iki? Ese ni iki no uzikura he? Abayibayemo mutarakira ukasanga abantu bakicazwa no kubyina gusundaraza. Izo n'imbyino ziza ziriho mu mabumu nahe, aho naho ibyo bintu tubibona. Abantu bakicaza kurya no kunywa ngo bagagurutwa no gukina. Mwene izo ngibyo nibyo tubona, niho tubona mixed, niho tubona abantu babyina ibitsina byombi bivanze, abagabo n'abagore. Muri Bibiliya ahantu muri bwitondere, icyo nabwiye ngo mwitondere, nabwiye ngo murengo n'abagore, ahantu muzasanga abantu babyinnye b'Abisirayeli muri Isirayeli mu buryo bwemwe babaga ari abagabo bonyine bari kubyina, cyangwa ari abagore bonyine bari kubyina, cyangwa ari umuntu ku giti cyiwe wishimiye ibintu akaba arimo aragira gute arabyina nk'ubyinnye mu cyumba cyawe. Njyewe ndabizi nimba wabyinnye ibyo ni iby'Imana, go and dance. Ariko ntuze mu materaniro aho tugiye kwiga ijambo ry'Imana ngo uhite utangira ngo nimushyiremo agasimba A B oki, ngo utwo tudusirimba tutugumisha iyo ngiyo. Tubona barabyinaga imbyino z'uko batsinze nk'iya Miriyamu, tubona barabyinaga imbyino rwose yuko bishimiye ibintu, ariko umuntu ku giti cyiwe akishimira umugisha w'Imana cyangwa se ubuntu bw'Imana. Harimo n'umuntu uri ati rwose ko wakomeje uvuga gutyo, ubundi ubwo kubyina uri kuvuga ni iki? Muri dictionary aho narebye nabonye ko kubyina ngo ari ukunyeganyeza umubiri. Umuntu ashobora kubyina ngo yizengurutsa gutya cyangwa agira gutya cyangwa azamura amaguru. Ibi bintu byose body shaping ni ukunyeganyeza umubiri no kugira ibyo byose ni ukubyina. Iyo niyo definition yo kubyina. Abandi bibaza ati se kubyina ni ibiki? Rero ndagira ngo turebe muri Bibiliya ikintu twakuramo muri Bibiliya, tunavuga gufata conclusion y'ibyo tugomba gukora. Ikintu cya mbere nabibabwiye, ni ahantu tubona abagabo n'abagore babyina. No mu Isezerano rya Kera tubona abagore ukwabo n'abagabo ukwabo. Bashaka kureba ibyanditswe by'abagore babyinaga ukwabo, ndagira ngo mubyandike kuko si nasomye kimwe cyo mu Kuva 15:20, musome n'ikindi cyo mu Bacamanza 21:19 kugeza kuri 23 aho abakobwa b'Ishiro babyinaga. Muze gusoma no mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli aho twasomye 18:6 kugeza kuri 7. Tubona n'abagabo babyina ukwabo nko muri Samweli wa mbere 30:16, ubwo abagabo bari bamaze gutera bisi kurage, bari bateye aho ba Dawidi bari bakahatsemba bagatwara iminyago, ngo bageze ahantu maze ngo barishima batangira kunywa, abagabo bakabyina, kugeza ubwo Dawidi ngo yaje kubakurikirana abasanga aho ngaho abatsindayo. Tunabona kuri Dawidi ahariya twasomye kuri Dawidi abyina, mwitonde ngo ni Dawidi yabyinaga wenyine, ntabwo ari iteraniro ryose ryabyinaga. Ikindi yabyiniraga mu marembo y'umurwa, ntabwo Dawidi yabyiniraga muri tempo. Ibyo bintu rero mu byo gusavinge ko ariko bimeze. Ikindi kubyina kwari ahangaha ko muri Bibiliya mu byanditswe byera tubirebye, ntabwo yari performance, show, entertainment or amusement dancing. Ntabwo byabaga ari ibintu byo gushimisha. Aho twabonye bashimisha ni Herode, mwabonye ibyagize gute ibyavuyemo aho ngaho. Rero imbyino ntabwo zabaga zigambiriye gushimisha. Navuga ni iyo abera bateranye ntabwo baba baje kureba ibintu bibashimisha, ahubwo baba baje kumva ijambo rya Kristo. Reka mbabwire ku murongo wa 28 hariya mu Kuva 32:28, murebe abantu hafi 3,000 barapfuye bazira icyo kintu. Ntabwo byabaga ari ukwishimisha nk'uko twabibonye kwa Herode. Ikindi ntabwo rwose mu isinagogi cyangwa se muri tempo babyinaga. Aho twasomye Dawidi yabyinnye yishimira iyo nsinzi, Miriyamu yabyinnye kuko bambutse inyanja itukura, abakobwa b'Ishiro. Ibi byose twabonye yuko impamvu babyinnye, ntabwo babyinnye rwose mu iteraniro mu isinagogi ngo abatambyi bavuge ngo hagezweho igihe cyo kubyina. Oya. Ikindi no Christian dancing
iyo turebye mu mateka y'itorero mvuga ngo duhereye ku itorero ry'intumwa kugeza ku itorero ry'abakurikiye intumwa kugeza kuri ba Augustine, ba Ambroise, abagenda biga amateka y'itorero, iyo tugiye tukabona akenshi itorero ryabaga ari mu bihe byo kurenganywa by'akarenganye, persecuted church. Ntabwo rero niyo bateranaga, nababwira urugero rw'abo muri catacombs, bateranaga rwose bihisha bari mu mavumo. Umuntu yashobora kuva nk'aho akazajya guteranira i Huye. Ubu ngubu ndabizi hari abantu baba basize ngo atuye nka Nyabugogo, teleformation ni kure pe, nukuri pe hano bane datatane ni kure. Ariko umuntu yabaga azajya guterana agahera ku wa gatanu agenda urugendo, kuko ariho habaga hari abera, akajya agenda acumbika ku bandi bavandimwe, abandi bavandimwe bajya no guterana bakagenda bihishe nko muri catacombs, hari mumva, kubera yuko ab'icyo gihe batinyaga mumva, bakavuga ngo mumva ngo habamo abazimu, ngo habamo imyuka mibi, ngo n'abadayimoni, abo bari abapagani. Abakirisitu bo bari bazi yuko uwapfuye ibyo yagize gute bishize, kuko rero babatinya twe twiteranye aho ngaho niho cacu tujye duhurirayo, kuko iyo bahageraga bagasanga hari imisaraba barahungaga bati abakirisitu bagenda bafukuramo ubuvumo bakajya bateraniramo. Ariko ntibagombaga kubyina no kuririmba no kugira gute, basomaga ibyanditswe byera bakiga. Ahantu hatabona bashyiragamo imuri, aho twatanye amatara bashyiragamo imuri, bakajyamo bakamaramo umunsi wose. Mwebweho ni amasaha abiri, yawe mana we, mfite gahunda, buri gihe ufite gahunda. Uyu nguyu ari kuvuga byinshi, uri kuvuga ubo bavuga ati we navuge byinshi, we navuge byinshi, niyongereye ibindi tubukare cyaho ngaho, niyongereye ikindi cyanditswe, nasubwire ku bindi by'umwana. Ubu niko mumeze. Ubu n'ubu hari wazatangiye kuvuga ati mbona hafi wakurikiye indi gahunda igiye gukurikiraho. Ntabwo ari uko nguko byagendaga. Ntabwo bateranaga rero bagiye kubyina, bateranaga bagiye kwiga ibyanditswe byera. Wakwibaza ati se kubera iki muri kino gihe ari imibyinire, ari ukurushanwa, harimo n'amadini agira ngo amarushanwa ngo y'abaririmbyi, ngo korali A ngo muyihe amanota, B muyihe amanota. Ngiye kukubwira abantu bari imyindimo zo guhimbaza Imana, ugiye kuba amanota yawe, Mwuka Wera niwe yabahaye amanota, ngo mubahe amanota. Kandi ubwo bamanota ntibanareba abantu baririmbye ibyanditswe byera uko biri basi, bakavuga ati mbo uwagize ijwi yiza, bakurikije aho bazamuye abakitsa we yashaka. Abantu barashaka ibyo bintu kuko bashaka benshi bibwira ngo amateraniro araboring, ngo baratuboa, ngo ari bored. Ari umuntu wari wavuga ngo yeje amateraniro yabera ngo atabaye bored, ngo bari bored. Nimba uri umushyitsi uri bored, turagusabira kugira ngo umwami agukangure, aguhe kubikunda, ujye uryoherwe n'ibyanditswe byera. Abandi bavuga ngo okay, ubwo se tubigize gutya ngo hano tukavuga ngo hajye hazamo abizera babwirwe n'abizera, twebwe ngo amateraniro yacu tutayakorera abizera gusa, ngo tuyakoreye ngo n'abandi, just to attract more crowds, ngo abantu benshi bazi. Uruhe buryo ngo muri information ngo twagira abantu ngo benshi, ngo hose akudura ngo tugasenya ngo tukubaka indi taje imanuka. Ahubwo se bakubaje ati ubuhe buryo noneho ubwo tukavanga tukajya ni Kabuga ni Masaka, tukajya na hehe n'Induba, tukajya na hehe mu majyepfo majyaruguru, tukagenda. Itorero ryabaga ari abantu bagenda, ntabwo babaga ari abantu bicaye. Ubu hari abantu bari kubara muri iyo mibare ngo twuzure, ngo tugire, ngo tube mega cyane. Aho gutekereza muti tujyane ubutumwa aho butaragera, turatekereza kwibumbira hamwe kugira ngo ngo abantu babe benshi, tuzane ibisetso n'imbyino, ngo n'abana n'utwana dusetsa, ngo abantu ngo dushyiraho ngo n'ibitara. Mujye mubona ahantu hashyizeho ibitara bimwe byo muri Bumu bikubita, ngo nazamo ngo ari umupagani bakabona ngo nk'uko muri Bumu bikubita, ngo ntazahakunda. Urashaka kumufata ku gakanu, mufatishije iki? Ibihwana na kamere yiwe. Mu itorero rero dore ko umuntu afatwa ku gakanu. Umuntu mu itorero afatwa ku gakanu, yabwiwe ngo uri umunyabyaha kandi uzarimbuka. Ndetse n'ubu ngubu uri hano mu materaniro, umujinya w'Imana ukuriho. Ndetse n'ubu dushobora gusohoka mwahangaha tugisohokamo gusa, ugahita upfira kuri moto. We ibyo ni kuvuga ibintu bibi umuntu abibwira abantu, ni icyo ngicyo ubundi mu itorero byigishwa. Rero umuntu ibyo byakuruye niwe uza mu itorero, uwakuruwe n'ibyo abakururwa se n'ibyo mu bwa kamere, ibyo ni ibintu abantu banga.
kubwira umuntu utari umunyabyaha abantu bashaka kubabwira ngo itoraniro ryose ni iki rega inyigisho. Impamvu abantu bashaka ibyo bintu, bashaka sensuality of modern dance, ati tugerweho ubwo muzamurimba. Umuntu yarambwira ngo se kuki mwirimba nk'abasaza ngo mu kinyarwanda ngo cyakera ngo cya zamani ngo nta bintu. Ambwira nimba abasaza b'icyo gihe aribo bari abanyakuri, tuzakomeza twibera abasaza. Sensuality, modern dance, dramatic, ngo worship team. Rumva hari ukuntu amatorero amadini ya kera yaba afite ngo gorari ABC ngo n'iz'ababyeyi n'iz'abakene, ariko nk'umu mujyi urumva hariho iki worship team. Ndiye twiga muri secondaire no muri kaminuza abantu baga muri korali ibintu byakwaye, baga ari abaturage bavuye mu giturage, abanyamujyi bajyaga muri ki muri worship team. Umva nayo myumvire. Ubwo rero abantu bakazana uwo mwanda wose n'igitebo cy'imyanda, ati no namwe mubikora aha ngaha. Ibyo nibyo bashakisha, ngo barashaka iki abantu. Ibi byose rero bavandimwe ni ibintu bikomeye. Muribuka bene data bacanye umuriro udakwiriye ku gicaniro. Ni ibintu bikomeye bituma umuriro udakwiriye ucanwa n'abizera, bakagombye kuba bagaragaza ukuri. Hari abantu bari kuvuga ngo Zaburi 150 149 ndaza kwihebukirizaho, avuga ngo ni umuhimbazo ngo ibintu byose bihimbaze Uwiteka. Mukanya ndaje nyiherukirizeho. Tagira ngo tuyigemo Zaburi 149 tuba ariyo duheramo, kuko abantu bafite se ko Zaburi 150 abantu rwose tubona ivuga ngo tubyine. Zaburi 149 nayo ikaba ibivuga, ukaba utubwiye utyo, none ubwo bihura bite? Ndagira ngo dusome zino Zaburi uko ari ebyiri, tuze kuzitekereza. Tuhere ku 149. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, muririmbire ishimwe rye mu iteraniro ry'abakunzi be. Ubwoko bw'Abisirayeli bunezererwe umuremyi wabo, abana b'Isiyoni bishimira umwami wabo, bashimisha izina rye imbyino. Mwabibonye? Bamuririmbishirize ishimwe, batambire ishako, batengerera inanga. Murongo wa 4. Kuko Uwiteka anezererwa abantu be, azarimbishisha abanyamubabaro agakiza. Abakunzi be bishimire icyubahiro abahaye. Baririmbishwe n'ibyishimo, baririmbire, murebe, baririmbire hehe? Ku mariri yabo. Ishimwe ryo gusingiza Imana rire mu mihogo yabo. Murongo wa 6 no tujye tukora amateraniro. N'inkota ibe mu ntoki zabo yo guhoresha amahanga no guhanisha amoko ibihano. Ndeka mbengarukiye aha ngaha. Abantu bajya basoma bakavuga ati ku murongo wa 3 baravuga ngo tubyine, ariko no ku murongo wa 4 havuga ko tugomba kubanza tugahagarara hehe? Niba ubyutse mu gitondo duhagarara ku buriri bwawe, duhagarare ku hehe? Ku mariri yacu. Kandi ku murongo wa 6 bakanavuga ngo tube dufite inkota hehe? Mu ntoki, ngo duhore abanzi bacu. Ibyo nabyo tujye tubikora gutyo. Iyi context no bivuga ujye ubigendanisha n'iyindi mirongo, noneho dusobanuriye ko tugomba kubyina mu materaniro. Aha icyavugwaga ni ugushima Imana. Gushima Imana, umuntu waba uri wenyine waba uri he, ni thanksgiving. Ntabwo icyandiko kivuga ngo ibi bintu literally uko biri aha ngaha ngo duhite tubiterura tubyapurike mu materaniro abera bateranye, kuko ari ibyo ubwo na 6 apurike, 4 apurike. Ibi ko mutajya mubikora, mutazo amatara mufite inkota, mushaka kuza mubyina muzane n'inkota. Reka tujye kuri Zaburi 150. Mushimire Imana ahera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi.
muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi, muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishime Uwiteka. Haleluya, amen. Bibiliya iragaragaza aho tugomba gushimira Imana. Ahantu hambere ho gushimira Imana ku murongo wa mbere ni hehe? Nahera hayo. Ni hehe? Ahera hayo. Hari ahantu hese biyandika mutwe tugahera ubu naho ngaho uhagaze, ntabwo ari uko, kandi nuko mubifata. Ahera h'Imana ni hehe? Kako ndashaka kubabaza pe nubwo ndi guso kime ahera ni iyo usomye Zaburi wumva ahera ari kuko aha niho hantu tugomba gushimira Imana. Mukunzi wa Zaburi Gloire. Igisubizo cya mbere twacyumvise. Ahera ni he mu magambo make ububakiye ku bya Kimenyi? Kuko hari abantu bari kuvuga tungu umagaza ahera, mu Matiya azagaza ahera. Nubwo Kimenyi yarabivuze, hari Imana yari yashyize iminsi ko haba ahagarariye aho iri mu ijuru. Impamvu yari yategetse Mose ko imajyi iboneka ifite ahera n'ahera. Ariko biriya byari ibishushanyo Kristo amaze kuza byakuweho, ntabwo bikiriho. So rero iyo tuje aha ngaha mu rusengero, ntabwo ari aho ngaho tuba tuje nyine hagishushanyo aho mu isi havuyeho, ahubwo twebwe ikiba kigenewe ni imitima yacu iri konekite n'ibiri mu ijuru, aho twese kandi tubibona muri ibi. Ndagira ngo nihute, twinjijwe ahera n'amaraso ya Yesu, nongeye kubyo nunganiye, kandi twinjirayo rimwe rizima. Ntituva ahera tujya atera, twinjiyeyo rimwe rizima. Abari bari mu bukwe bw'umuvandimwe ejo twize kuba wera. Ahera hari abera, abari muri Kristo bose, abakijijwe bose bashimira Imana. Mwisanzure mu cyongereza baba muri firmament. Mwisanzure umuntu wari waguruka ngo ajyeyo, ujyayo ukajya gushimira Imana. Ahangaha mvuga ngo Imana ishimirwa aho ahangaha turi mu isi turayishima. Iyo turebye ibyo yaremye turayishima, turayihimbaza aho tutabasha kugera n'ibyo tutabasha guhikira, Imana turayihimbaza. Hanyuma iki cyanditswe kigakomeza ku murongo wa 2. Impamvu yo kumushimira no kubera iby'imbaraga yakoze, tumushimire nk'uko bikwiye. Ku murongo wa 3 hagaragaza ibikoresho 9, bamwe bavuga 9 abandi bakavuga 8. Abatheologiyani badisikasinga kuri Zaburi bigomba gukoreshwa mu gushima Imana. Igikoresho cya mbere ni impanda. Impanda se turayifite hano. Igikoresho cya kabiri ni neberu n'inanga. Igikoresho cya gatatu ni ishako n'imbyino. Iki nacyo ni igikoresho. Abantu bajya bavuga ngo murebe muri commentaire zose baragaragaza ko iyi, bamwe baravuga ngo ni imbyino, abandi baravuga ngo kuko ari ibikoresho biri kuvuga. Iki ni igikoresho. Ishako n'imbyino ni igikoresho nk'uko n'ibindi bikoresho birimo biraba mentioned ahangaha. Rero muri make ntabwo iyi Zaburi iri kuvuga ngo noneho dushyireho gahunda y'imibyinire mu materaniro, ahubwo iri kuvuga ko ibyaremwe byose bigomba gushima Uwiteka. Ibyaremwe byose bigomba guhimbaza Uwiteka. Ni izihe ngaruka zo kutaramya Imana nk'uko bikwiriye? Icyambere nk'uko twabibonye kuri Abihu na Nadabu, ni ugucana umuriro udakwiriye
mu bantu b'Imana. Iyo abantu b'Imana bateranye baba bateraniye kunguka ibya Kristo. Ikindi twabonye evil effect y'ibi bintu, icyambere bishiftinga attention y'abantu, aho kugira ngo bajye kwitondera ijambo ry'Imana bakaba barimo barareba abantu bari kubyina. Nidukora ikintu ni nacyo no kwambara imyenda burya. Ni wambara umwenda kugira ngo abantu bakore, n'ugiye ukambara umwenda uriho utuntu tw'utubara, uriho turiya tuntu tw'udutara, umudamu agatega nk'igitambaro kiriho udutara tumwegera, abantu bose mwitano bakajya bamureba. Uri ikirangaza mu materaniro, uri gutuma abantu bakura shift yabo ku Mana bakaza kuri wowe. Iyo rero abera bateranye babiri cyangwa batatu, Imana ibiri kumwe nabo. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abifilipi n'igice cya 11 kuva ku murongo wa 7 kumanura hasi, anagaragaza ko abamarayika b'Imana baba bari mu materaniro y'abera bateranye. Aho bateraniye hose, ubateraniye mu muhanda baba bahari, bateranira munsi y'igiti, bateranira mu nyubako, aha ntabwo ariho hera, bateranira hanze hariya mu gipangu. Nimba bera bateranye, Imana ibiri kumwe nabo. Rero niyo mpamvu attention itagomba gushyirwa ku muntu cyangwa ku kindi kintu cyose. Attention yose igomba gushyirwa ku Mana. Umuntu umwe yabwiye Charles Spurgeon, umudamu aramubwira ati, rwose wabwirije sermon nziza, wabwirije neza rwose n'amarangamutima menshi, umugore rwose ati rwose twafashijwe rwose, wabwirije neza. Aramusubiza ati, n'ubundi Satani yari yabimbwiye kare. Iyo twateranye ntabwo tuba twaje kureba umwigisha uzi kuvuga. Harimo n'abantu bagereranya abantu hano kuri parupiti ngo bogari Korowari, bogari Matiyasi, bogari, ukaba wowe ari byo bintu wiberamo. Wowe uri umuntu wasigaye inyuma, uri wasigajwe inyuma n'imyumvire itari yo muri Bibiliya. Iyo twaje aha, niba umuntu abumbuye ibyanditswe, bibumbure nawe ubigenzure, ubirebe ni iki kiba cyatuzanye aha ngaha. Ntabwo tuba twaje kureba ababwiriza, ntabwo tuba twaje kureba ababyina, ntabwo tuba twaje kureba yewe abaperforminga any kind of performance, ahubwo tuba twaje kugira ngo dutsindwe n'urubanza, dutsindwe n'ibyanditswe byera, tumenye ko turi abanyabyaha, twihane, twizere, tubabarirwe. Amen. Reka nsenge. Mwami, turagushimiye, tugushimiye kubw'ubuntu bwawe, tugushimiye kubw'amagambo yawe, tugushimiye kubwo kutwigisha muri iki gitondo. Turinginze ngo twigishe uburyo bwo kukuramya mu buryo bukwiriye, tutatsa imiriro idakwiriye Mwami, tutaza ngo dukore iteraniro nka rya ryo kwa Herodiya na Herode, tudakora iteraniro nka rya rindi ry'Abisirayeli batambira ikimasa Mwami, tudakora amateraniro rwose y'ibizira. Nimba bera baye bateranye, utwigishe umugenzo wo kumanyagura ibyanditswe byera, wo gusangira ingaburo ryera, wo kwihana ibyaha byacu, wo gukomeza dushishikarira dushaka Kristo wabambwe. Urakoze Mwami, turanasabira no teraniro rwose ritorero Mwami ngo rifashe rigiye kuzageza ubwo rwose rizuyaza, rigatangira gucana imirimo idakwiriye no kwinjiza iby'umwanda. Ahangaha bituma abantu batumva ijambo rya Kristo, ahubwo bakaza gukina no gusetswa Mwami no kuruhura mu mutwe. Ahangaha turinginze cyane uzakomeze kudufasha, ndetse na bene data baba bagifite iyo myumvire ukomeze kubatsindisha ukuri kw'ijambo ryawe, ubibakuremo rwose kubw'ubuntu bwawe. Urakoze, dusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.